Hello guys, byashoboka ko nawe warigeze kubona abantu bakora iriya content ya documentaire cyase mu kinyarwanda ibyo twita ibyegeranye. Byashoboka ko nawe warigeze kumva rino jwi. Mu mwaka w'2021 hatsotse zino filime mujye mubona zisohoka z'uruherekane. Kibazo twese ziriya video za documentaire bazikora gute kugira ngo bafate amajwi nibarangiza bajye bashyiramo amafoto hari kuvugamo amajwi. Ya rero muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu bikorwa ukoresheje telefone yawe. Aha n'abantu bajyaga bibaza tese iriya content kwikora nta gisaba machine wapi turakoresha telefone yacu niyo iri bubidufashemo. Ikiza cya documentaire kandi nuko yo utera ubujya kuri kamera ngo uvuge ibintu byinshi ahubwo uyikora audio hanyuma ndi bukwereke n'izindi nzira binyuramo. Rero muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu Rocky akora ziriya documentary video ziwe ashyira kuri YouTube channel ye. Ushobora kuba wajya gukeka ko gukora zino content bisaba ibikoresho bihenze ariko humura na telefone yawe yabigufashamo. Ikizobwa no kureba video ukabitangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya ese ni gute bikorwa. Hanyuma ngiye mugiye kubona muri video Ntefabe mwana ukorera ibyo kurongo byiza kandi byizewe. Nubona iyi video hari ikintu gufashije cyase yagushimishije ukore like subscribe ndizera cyane ko wayirangije kandi igitekerezo ufite muri comment kiburemo. Ya okay, step ya mbere ikintu urabanza gukora mu gihe ugiye gukora iriya documentary video ubanze ushake ibintu uri bukoreshe muri iyo documentary video ugiye kuba wakora ku muntu cyase ku kintu runaka. Urabanza uzugashaka amafoto yacyo ibintu byose wakenera kuri icyo amakuru yose wakenera kuri icyo kintu ukabanza ukayabika kuri file yawe. Ngiye mfite thumbnail niyo ngiye kwifashisha nkakora documentary yanjye. Noneho rero application yose bwo ufite muri telefone yawe nta yindi bayita InShoot. Niba utayifite urajya muri Play Store downloading hanyuma numara gufungura InShoot utegereze gatoya babanze baguhe uburenganzira bwo kuba watangira kuyikoresha. Niba kuzaniramo ibi ngibi uhite ukanda kuri buto ya back yawe nurangiza ubikuremo. Hanyuma bahita baguha InShoot imeze gutya hanyuma uhite uzukande hano kuri video uhite uzukande kuri video. Numara gukanda kuri video urahita uzukande hano kuri new ahangaha gutya. Nugera hano uraza uhita ufata ya thumbnail yawe ufite cyangwa niba waba ufite thumbnail nyinshi ndakwereka ukuntu turi bubigenza. Hanyuma ukaza ugafata ya thumbnail yawe hanyuma ugahita uyikanda. Iyo umaze kwikanda uhita ukanda kuri akantu ka terebye ukaba uyishyize muri video yawe. Aka kantu ureba hano munsi kari iburyo ugahita ugakandaho ukemeza. None iyo umaze kwemeza bahita bakuzanira thumbnail yawe iri muri ka kazu nyine. Aha ngiye mfite ibyo ngiye kuvuga kuri iyi thumbnail nawe urabanza uvuga ati ese iyi nkurira iri gutrendinga koko. Noneho nawe uhite ukora documentary yivugaho kuko iyo ukoze documentary ku nkuru itari gutrendinga ntago wagira views. Rero urabanza ukareba inkuru iri gutrendinga urangiza ugafata amafoto ukayabika urangiza ugafata ibintu byose uri bukenere muri iyo video ugiye gukora ukabibika hanyuma ukaza muri InShoot ukemeza kimwe noneho ugahita uzukuraho iyi watermark ya InShoot. Ukahita ukayivanaho noneho ugakana kuri free remove ikavaho ugategereza kanya gato ya watermark yawe ikavaho. Okay, watermark yawe rero imaze kuvaho ikindi kintu ugiye gukurikizaho urabona ko video yacu iri hano ushaka wazuminga gutya reka tubigire gutya. Noneho urabona ko video yacu iri ngaha gutya ahangaha hasi. Noneho ni foto ni thumbnail yacu twafashe ariko tukaba tugiye kuyikoramo video. Noneho uraza hano handitse ngo duration ahangaha handitse duration uze uhakande gutya. Numara kuhakanda uze ukande akantu k'agakaramu kari hano ku ruhande haba hari akantu k'agakaramu ukaza ukandikamo amasegonda video yawe iri bumare. Nimba iri bumare iminota 10 ukarikamo iminota 10 reka ngiye nandikemo ko ari amasegonda wenda nk'ijana. Noneho mite nemeza. Okay, noneho bahita bampa umunota umwe n'amasegonda 40. Noneho ikindi kintu abangiye gukora ni kwa kundi Rocky aconga amajwi ye. Kwa kundi nyine uba wumva ari kuvuga ariko ijwi rye ntaga iki aho kuvuga ahubwo yavuze n'irindi jwi naryo agahita arikomerezaho ntaruhuke nyine ntahagarare ngaruhuke ngo arambire abantu. Mbese muri make ikintu tugiye kubanza kureba hamwe n'ukuntu akora ariya majwi ye. Okay, none ikintu cya mbere urabanza gukora urahita uza hano nanone hano handitse ngo haba handitse ngo animation nyine akakantu ka animation ukaza ukagakandaho akakantu ka animation. Noneho iyo umaze gukanda kuri animation ureba uburyo iyi thumbnail yawe iri buze yikina. Ese iyi thumbnail yanjye iri buze yikina mu gute. Hano no ukaza ukareba ku akeza washyiramo ku buryo thumbnail yawe iri buze iri kugenda neza. Noneho reka turebe. Noneho ngenda haza nkande kuri akangaka kaba kari kwigira gutya akangaka ka cycle akangaka gutya niko nza nkakanda aho ngiye kubera ariko nshaka gukoresha. Noneho naza ngakandeho
utegereza akanya gato urebe ukuntu logo ya ino thumbnail yawe iri buze iri gukora nyine iri kwikina. Noneho uze dukine turebe. Okay, hari akantu twari twibagiwe ahangaha gutya uraza ukabanza ugakanda hano kuri background. Ahangaha kuri background nyine aka kantu ka background akangaka. Noneho iyo umaze gukanda kuri background uhituza ugafata ifoto yawe ushaka gushyira inyuma ya bino byose ushaka gukoresha ariyo background nyine iri inyuma ya bino byose. Reka twebwe dushyiremo iyi ngiyi. Okay, noneho iyo umaze kuyibona uhita uyikandaho noneho igahita ijya muri background. Noneho urabona ukuntu iya foto yacu iri buhitiza irahita iza yikina gutya. Urabona ko ije ari akantu k'akazeru kameze neza. Noneho ugahita uyikandaho ukayizuminga ukayuzuza muri video yose kugira ngo ize ihitigwamo yose. Noneho urabona ko ukuntu ije yikina ni fresh. Noneho ahangaha go ubugiye guhita ukora noneho icyitwa amajwi rero yakora gute. Uhituza hano kuri audio ahangaha gutyo reba handitse audio. Noneho ukaza kwakandaho. Iyo umaze kwakandaho uhituza ugakanda hano handitse music. Ahangaha handitse record. Ahangaha handitse record. Noneho ukarikodinga amasound yawe. Wenda ugiye gukora docteur ukaza ugahita ukanda kwa akantu ko kurikodinga amajwi ukoresheje InShot nyine. Noneho ukaza ukakandaho ukavuga ibintu byose ushaka kuri buvugire muri iyo video yawe. Ibintu byose washaka kuri buvugire muri iyo video yawe ukabivuga. Noneho ndakoreka n'ukuntu turi buconge amajwi akamera neza. Yakwe wenda agenda ashaka kuvuga ku byerekeranye n'iyi video wenda igiye gusohoka wenda n'urugero iri busohoka uyu munsi nkaba ari yongeye kuvugaho. Hano ndaza mfate amajwi yanjye. Okay, noneho iyo umaze kubona bigenze gutya umaze kurikodinga amajwi yawe uri buvugire muri iyo video wenda n'urugero umaze kuvuga make uri buvuge muri iyo video ugahituza ugafata ku ijwi ryawe ijwi ryawe riba ari nk'iri ngiri gutya. Noneho ukaza ukarikandaho ukarikomeza. Noneho ugahita uryegeza ahangaha imbere ku buryo biri butangirane na video yawe. Noneho ugahituza ukarikatinga gutya ugakatinga ahantu watangiriye ukaba ariho ugeza. Noneho reka twumve ukuntu bimeze. Ndagira ngo mubanze muze tuganire kuri iyi video igiye gusohoka mu kanya gatoya. Noneho iyo wumvise hano urekeye aho uhita uzanaho ukakanda ku ijwi. Noneho ugahita ukanda kuri kano kantu kanditse ngo split. Aka kantu kanditse split niko uzugakandaho hanyuma ugakatinga ijwi ryawe. Noneho kugira ngo utaza kurekeraho kuvuga mbese muri make nturambira abantu urahita uza wowe ufate ku ijwi ryawe urikomeze. Wenda n'urugero ni iringiri uhita urikandaho urikomeze. Noneho nirimara kuba ryabaye selected ubona ko nyine ryamaze kwemera. Noneho uhita uza uryegeze haruguru y'iyi video uryegeze muri iri rindi nyine ku buryo rimwe rirarangira irindi ritangira. Noneho wumve video igiye gusohoka mu kanya gatoya. Iyi ni video urumva ko rimwe rirangira irindi rijyaho, rimwe rirangira irindi rijyaho. Nta mwanya wo guhagarara uba uhari. Hanze mu masaha ya saa 8 saa 10 gutyo. Noneho hano ukazanaho ukakanda kuri split. Iyi video ikaba iri busohokere kuri channel yitwa hano. No ukazana none ahangaha gutya wenda iki cyo urumva ko wasize umwanya munini. Twasize umwanya munini. Noneho iki cyo ukaza ukagikatinga gutya akakomo hagati ukagakuramo. Noneho naryo ukarizana hano ku buryo rimwe rirarangira irindi ritangira. Noneho ukabikora gutya paka video yawe amajwi yose uyarangije. Noneho iyo wumvise wenda n'urugero amajwi yawe ararangiye kandi we washakaga kongeramo ayandi wenda ukabugeza aho arangirira gutya, uhita uzana none ugakanda kuri aka kantu ka record ukarikodinga andi majwi yawe ukayashyira muri video yawe. Noneho ukabanza ugatrimminga aya majwi yose ukayeditinga nkuko mbikweretse, nkuko ukagenda ubikora nka gutya rimwe rirangira irindi ritangira, rimwe rirangira irindi ritangira. Noneho iyo ubonye umaze kubikora nka kuri yangu nkweretse, umaze gukatinga amajwi yawe rwose, umaze kuyakora neza fresh, noneho ikintu kindi uhita ukurikizaho uhituza gushyiramo aka video kerekana ibyo uri kuvuga, cyase iyo ukeneye gushyiramo aka video kerekana ibyo uri kuvuga udakuyemo iyi thumbnail, uhituza ugakanda hano kwanditse ngo pipi ahanga gutya, uhituza kuri aka kantu kanditse ngo pipi ugahita ugakakandaho kugira ngo werekane n'ibyo uri kuvuga nyine ko byabayeho. Iyo ufite aka video kari kugaragaza ibyo bintu uhituza ukagashyiramo. Noneho ngenda haza nkiremo video mfite igaragaza iyi
iyi filime indi kuvugaho cyangwa se iyi seri. Noneho nze nshyiremo akavideo kabigaragaza kugira ngo ibintu abantu babone ko byizewe ijana kuri indi ya. Noneho mite nkashyira nk'ahangaha gutya kugira ngo nyine kajyemo neza. Noneho nze nkande hano handitse ngo animation. Noneho ukuntu kari buzemo nako kagomba kuzamo kikina kugira ngo ibe style imwe ya. Okay, noneho ngendaza nkande hano kuri aka kantu kari kwikina gutya. Aha, noneho nemeza gutya. Urabona ukuntu iri buzemo sheke cyane ni 5,000. Noneho uraza ukayishyiramo gutya. Noneho ukareba ahantu wakatingira kugira ngo ibintu bibe fresh gutya. Mbibutsa ko kano ka video turi gukora nyuma turi turebe ukuntu karaba kameze ya. Okay, noneho ukagira gutya ugasa nukegeza hirya kugira ngo ushyiremo agace gatoya k'iyi video. Reka tugeze nk'ahangaha gutya tugarukirize nk'ahangaha. Noneho ugahita uzugakanda hano handitse split akangaka gutya. Noneho iyo umaze kugakandaho nyine uhitukana kuri split ugahita ukanda kuri delete kino kinyuma ukagisiba nyine kino hano kuri delete. Ubanza kumakinga sure ko wakanze kuri kino kinyuma aricyo ugiye gusiba. Noneho ukaza ugakanda kuri delete ukagivanamo. Noneho okay, noneho iyo umaze kubikora gutya rero ikindi kintu ugiye gukurikizaho kuba ari ukuvuga andi majwi. Ubu ugiye kongeramo andi majwi nyine ari buze umaze gushyiramo iyo video amajwi ari buze nyuma nyine kugira ngo iyo video ntago ari iri busoze ugashyiramo ayandi majwi sound yasoza iyo video. Aha, ukaza ugakanda ku code ya. Okay, noneho iyo umaze kongeramo andi majwi asoza nayo umaze kuyakatinga ubikoze nka kwa kuri nakweretse uhituza hano gutya. Hano naho ubugiye kongeramo ka background music cyase akoresha, ariko wowe urashaka kawe kuko kariya ko kukageraho biba bigoye. we yashatse ake nawe washaka kawe washyira inyuma y'amasaundi yawe, inyuma ya voice zawe nyine kugira ngo bibe fresh. Noneho uraza hano ino background music ngiye gukoresha ndi buyigushyire muri description ugende uyidownloading. iyi ngiyi ntago igiteza copyright ya. Noneho ngendaza kuko nanjye urumva ko niyo ndi bukoreshe muri iyi video ya. Okay, noneho urabona ko aka background music kanjye nakagezeho. Noneho nawe ndayigushyira muri description ugende uyidownloading nawe ugikoresha mu byegeranyo byawe. Kandi mwibutsa ko iyi background music ntago iteza copyright. iyi ndi bugushyire muri description ukagabanya volume yari nojwe kugira ngo nirize kukurusha volume. Urumva ijwi rya riba riri kuvuga niri ngiyi naryo rivuga. Urumva rero ko uramutse urekeyemo volume nyinshi iri jwi ryawe iri jwi ry'umuziki ryarusha volume ijwi ryawe. Rero uraza ukagabanya ya. Okay, noneho iyo wumvise ahantu wari uri kuvuga harangiye cyase ahantu wavuze harangiye hagezweho ahantu washyizemo ka video uhituza background music yo ibisa ubururu. Ntago ubona ko ijwi ryawe ryo wavuze riba risa umuhondo. Noneho background music washyizemo yo ikaba isa gutya nyine isa nk'ubururu gutya. Noneho ugahita ugakanda kuri aka background music kawe. iyo umaze kuyikandaho nyine ugera hari video ugahita ugakanda kuri akantu ka split akangaka nakweretse kare akaka ka split. Noneho ukaricamo kugira ngo aha video yikineyo ariko background music ya nta irimo nyine kugira ngo background music itaza kubishya iyo video. Noneho ukarikandaho ukaryegeza hirya ukarikandaho ukarikomeza. Noneho ukaryegeza hirya ukaritangiza ahari voice nyine aho ubona nyine biri butangirane. Noneho iyo umaze kubikora gutya ureba ko background music iri burangirane n'iyi video yawe. Ureba ko nyine background music itari ntoya. Noneho wasaga ari ntoya ugahita uyikandaho. Noneho ugakanda kuri aka kantu kaba kanditse ngo duplicate. Urabona ko ngiye kubera background music ari ndende hano ko kuri kantu ka duplicate ntago nagakandaho ngo bikunde. Noneho ikintu uhita ukora hano uhita ugakanda kuri export. iyo ubonye urangije byose ubirangije cyase reka twongeremo n'akandi kantu ko turimo nyine kugira ngo video yacu ize kuryoha. Noneho ukaza ugakanda kuri aka kantu ka split nyine nakweretse. Ukaza noneho aka kantu kari ahangaha gutya kuri video ukaza ukagakandaho gutya kugira ngo ubashe kuba washyiramo akandi kantu kari buze kikinamo muri iyi video yawe nyine ya documentaire. Noneho ukaza ukagakandaho gutya
hano niyo umaze kugakandaho uhita ureba aha ngaha gutya kuri kano kantu kari aha ngaha kanditse ngo free space cyase ugahitamo kimwe muri ibi ngibi ariko uhitamo akabanza kuko tuno twundi two ku ruhande tuba turi pro ntago waduhitamo ngo bikurira noneho ugahitamo wenda reka ngiye mpitemo free space noneho kwa gatanu bibiri urabona ko ukuntu video yanjye iri buhite bigenda tariki 11 z'ukwa gatanu 2020 urabona ko rero ibintu byacu bigenze neza ukuntu video yanjye iri buhite bigenda nyine urabona ko hari buhite hazamo akantu ka free space kagahita kaba ariko kabikora gutya nyine ijya hanze kabiryoshye nyine urabona ko video yanjye ihita iza ari fresh noneho ikindi kintu ugiye gukurikizaho video irangira mbere y'amagambo wavuze kuko iyo ikoze kuri ya masegonda ahita agabanyuka ya video yawe noneho ukazugakana ko akantu gutya ugahita ukegeza ku ruhande ukakegeza ku ruhande kugira ngo bihure na ya majwi urabona ko amajwi yacu ahita agarukira aha ngaha ariko mbere yagiraga okay noneho iyo umaze kubikora gutya ikiba gisigaye ni ukwegisportinga video yawe aha hejuru ukwereka tuyegisportinge hanyuma tuyitegereze turebe wakanda kuri export hanyuma video yawe igatangira kuba yaki-exporting ndagira ngo mubanze muze tuganire kuri iyi video igiye gusohoka mu kanya gatoya iyi ni video iri bujye hanze mu masaha ya saa 8 saa 10 gutyo iyi video ikaba iri busohokere kuri channel yitwa Fabie Comedy iyi video kandi ikaba yarakinwe n'abasore bagera muri 4 bose bakorera kuri channel yitwa Fabie Comedy iyi seri cyase iyi filime nshya iri busohoke ikaba yiswe Umunyamwaku season 1 ikaba ari busohoke episode 1 episode ya mbere niyo iri busohoke ijya hanze kuri izi tariki 11 z'ukwa gatanu 2025 iyi rero ikaba ari filime yakinwe n'abasore n'ubundi bari basanzwe bakorera kuri channel yitwa Fabie Comedy kandi ikaba ari filime iteguranye ubuhanga buri hejuru igisheke cyanjye ni 5,000 nimba utabimura hingu no murima wose urage iyi seri rero nize kugucika harasohoka episode ya mbere utangirane nayo kugira ngo wigereho urareba link muri comment no muri description urabonamo link iyo channel ugende uyisure hanyuma utangirane n'iyo seri mbibutsa kandi ko hano ari mwisi y'ibyegeranyo kanda subscribe kugira ngo n'ibindi byegeranyo bizajya binyura kuri iyi channel yitwa Fabie TV show bitazajya bigucika